Uyu munsi dufite ikiganiro gikunze guteza impaka mu bakristo benshi. Ese kwambara imigufu, ibikomo, amaherena, inigi n'impeta ni icyaha? None Bishop kwambara kamini ni icyaha cyangwa si icyaha? Ntabwo ari icyaha. Impamvu vuga ko atari icyaha, kwambara mini ahubwo byateza icyaha. Bishop, ni itandukaniro riri hagati yo kwirimbisha no kwiyubaha. Kwiyubaha. Ushobora no kwiyubaha ariko ntarimbye. Nambaye akenda kanjye gaciriritse, sinarimbye ariko sinambaye ubusa, nakameshe, ndiyubaha. Nta bice by'umubiri ndiho nerekana. Ushobora kwambara imyenda ihenze, nayo mazahabu, n'ibikomo n'ibiki byose n'amaherena yo ku mazuru no ku matwi, ariko utiyubashye. Ugenda amataka ari hanze, wambaye imyenda igushushanyije, amabere ari hanze agenda agaragara wese, umuhisi n'umugenzi agenda yareba. Wambaye imyenda y'igiciro ariko ntibarimbye. Niba aho utuye ubereye abandi ikibazo, we ntunibaza impamvu abaye ikibazo mu bandi. Ntabwo utekereza impamvu abandi bose baro bakwibazaho. Utekereza impamvu uca ahantu buri wese akiyamirira. Umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Gusenga everyday umurongo uhamye, kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana, senga usanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bisabiro kumwe na Manakiza Edouard, abari muri Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi, Kinyarwanda, Ikinyamure, Kinyabwishi shalom. Turakunda ni Gusenga Everyday. Ariko mugabane w'Uburayi shalom, ariko mugabane wa Asia shalom, ariko mugabane wa Amerika shalom, ariko mugabane wa Oceania shalom. Uko muri kamera za Gusenga Everyday turi kumwe na Bishop Rutagengwa Auguste. Uraho Bishop? Muraho. Amakuru yanyu? Na amahoro, turashima Imana. Tangira musuhuza abantu badukurikiye. Yego, Yesu ashimwe cyane. Abadukurikiranye mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, umuyobozi w'itorero ryitwa Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Kwandi kumwe namwe uyu munsi rero ndabashimiye. Imana ibahe umugisha cyane. Imana ikomeze kubarindira muri uyu mwaka tugiye kurangiza, kandi ndigiye gutangira muzawutangira amahoro, murangiza amahoro. Imana ibahe umugisha cyane. Mwatangira musenga Imana Bishop. Mana yacu, Mana nziza, Mana ihoraho, Mana y'urukundo rwinshi, Mana y'imbabazi, Mana ikiranuka, turagushimiye muri iki gitondo. Tugushimiye neza yawe no kujya neza kwawe kwinshi. Tugushimiye ubuntu bwawe tugirira. Tugushimiye kuri natwe muri iki kiganiro. Tugiye gutangira kino kiganiro bane natwe rero. Abagikurikira bose ubaha umugisha. Natwe tugiye kukijyamo ubane natwe. Umwuka wawe wera abari uyobora. Kuva dutangira kurinda turangiza, tubone kujya neza kwawe. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amen. Muraho neza bavandimwe, Yesu nashimwe. Uyu munsi dufite ikiganiro gikunze guteza impaka mu bakristo benshi. Ese kwambara imigufu, ibikomo, amaherena, inigi n'impeta ni icyaha? Rero uyu munsi dufite umutumigo wacu Bishop Rutagengwa. Ese Bishop, ikibazo cya mbere, ese mu magambo make ingingo muyibona ite, kuki ikunze guteza impaka mu itorero? Iyi ngingo yo kwambara imikufi, ibikomo, herena, inigi n'impeta bikunze guteza impaka mu nsengero zitandukanye, ariko ntabwo ari insengero zose, kubera imyizerere y'abantu cyangwa imyumvire y'abantu. Sinzi ko nabyita n'imyizerere, ahubwo nabyita discipline z'itorero runaka, bakumva bo ntibabyambara. Kuko rero umva batabyambara bagashaka kubihindura icyaha, babona n'ubyambaye bakumva ni umunyabyaha. Ariko naho tubona ijambo ry'Imana ribitubuza cyangwa ribidutegeka. None se Bibiliya ivuga iki kwambara muri rusange? Imyenda isanzwe? Ego, kwambara muri rusange cyo bivuga muri Bibiliya, ikivuga Bibiliya kwambara. Bibiliya ntabwo ivuga ngo mwambare imyenda runaka, ahubwo biravuga ngo mwambare mwikwisi. Byari byo byose, kwambara kwikwiza ni ukwambara uterekana ubusa bwawe. Hari aho usanga umuntu yambaye akenda kamuhambiriye, kamushushanyije uko ateye kose, n'imyanya ye y'ibanga itari ngombwa kugira ngo ayigaragaze, ugasanga yishushanyije. Urumva nk'uwo ntabwo aba yiyubashye. Bibiliya rero tubwira ko kwambara tukikwiza. Ntabwo ivuga ngo kwikwiza ni igitenge cyangwa ni ipantaro cyangwa ni ikanzu, ntabivuga ngo ni umwenda runaka, ariko tubwira kwambara ukikwiza. Ubwo rero umuntu bitewe n'umuco avamo, umuntu agoye kwambara akikwiza,
atambaye muteye isoni cyangwa bikoze isoni cyangwa byerekana imyanya y'ibanga kuko nawe ukeneye kuyireba. Kubera iki bamwe bahita kwambara abandi ntibahitemo? Ni impamvu ihe bamwe bahitamo kuvyambara mu matorero, bamwe bakavyigisha bati ni icaha, abandi bica biva he? Kwambara ino maherena n'ibikufi, amagufa, amaherena. Aha. Bino biva muri discipline z'itorero, ntabwo biva mu itegeko ry'Imana. Hari amatorero amwe yumva kubyambara nta kibazo biteje, hari amatorero yandi yumva kubyambara atari byiza, bakavuga ati kubyambara bitera ubwibone, kubyambara ntabwo ari byiza, bakabuza abakristo babo, ndetse noneho n'uwo babonye byambaye bakumva ni umunyabyaha kuko itorero ryabo ritabyemera. Ariko urebye muri Bibiliya nta hantu na hamwe twigeze tubona Imana ivuga ngo kwambara inigi, ibikomo, amaherena, impeta ni icyaha. Ntaho twigeze tubibona muri Bibiliya, kandi tubona ubwo n'abatagatifu ba kera barabyambaraga kandi barabakorera Imana. Byavuye he ibyo kwambara amaherena, ibikomo n'inigi n'iki byose muri Bibiliya barabyambara? None se ibintu byatangiye ryari? Iyi discipline yatangiye ryari mu matorero? Ibyo ari byo byose bishobora kuba bitangiye vuba, cyane cyane nka hano mu Rwanda nagiye mbona insengero nyinshi, cyane cyane nk'urusengero rwa Panekote, nzi ko rutabyemeraga n'ubu ntabwo barabyemera ko umuntu yabyambara, ariko insengero nyinshi zirabyambara. Abagatolika barabyambara, Anglikani barabyambara, andi matorero ya Panekote atari ADPR barabyambara, Abasilamu barabyambara, abantu benshi barabyambara mu gihugu, ndetse si hano mu gihugu gusa, no hanze ahandi naho nabaye abantu barabyambara. Ariko ugasanga hari abavuga ngo tubizirize twebwe ntitubishaka. Nge rero nk'umuntu ubaha Imana ntabwo narengera ibyifuzo cyabo cyangwa ihame bashyizeho, oya, kuko agakiza k'umuntu ntabwo kari mu kubyambara cyangwa mu kutabyambara. Ngewe nsanzwe utabyambara nta kibazo nakugiraho, nsanzwe ubyambara nta kibazo nakugiraho, kuko agakiza k'umuntu kubaha Imana ntabwo kari mu bikomo n'amaherena n'inigi n'impeta. Agakiza k'umuntu ntabwo ariho kari. Ubwo rero kutabyambara no kubyambara ibyo byose mbifata kimwe, kuko nta tegeko ry'Imana tubwira ngo muzabyambare, nta nawe tubwira ngo ntimuzabyambare, kuko ni ukwirimbisha. Ushatse yarimba, ushatse ntiyarimba, kandi ntabwo bavuga ngo uyu ni umunyacyaha urasa umunyacyaha kuko uyu yarabyambaye uyu ntabyambaye, kuko iryo tegeko. Urwandiko rwa Petero ko ari aho bavuga ngo ntimukambare ibintu byo by'intuzeye, ko hari aho babivuga? Mu rwandiko rwa Petero, yego, dushatse twanahasoma ngira ngo kugira ngo tuhumve neza. Urwandiko rwa Petero numva ari igice cya 3, urwa mbere rwa Petero igice cya 3, duhere ku murongo wa mbere. Namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kubaha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Iyi mirongo hano baravuga nta nubwo bavuze amaherena, bavuze byo gukanisha imyenda. Niko natangiye mbivugaho iby'imyenda, mvuga yuko imyenda umuntu agomba kwambara umwenda utamwambitse ubusa. Hano ntabwo bavuze ngo umwenda uzaba ijipo, uzaba ikanzu, uzaba ipantaro z'abagore nazo zirahari cyangwa z'abagabo, ntabwo bigeze batandukanya bavuga ngo ni umwenda runaka, oya, ahubwo baravuze ngo umurimbo wanyu we kuwo gukanisha imyenda. Mbese hano bashaka kuvuga ko tutagomba abagore batagomba kwambara? Si bashatse kuvuga hano, bashatse kuvuga kwiyambika ibintu hari uhura nawe no mu muhanda nawe ubwe ukabona byamuteye isoni. Hari n'abajya baza mu nsengero zimwe na zimwe, samba yambaye akantu k'agace akayagira gutya agakingaho Bibiliya cyangwa agakingaho akantu k'agaswari, kuko nawe azi ko yambaye ubusa. Ibyo rero ntabwo ari ukwesha agaciro nk'umuntu w'Imana. Gusa umuntu w'Imana agomba kwambara imyenda umukwiriye itamugaragaza ubusa bwe. Ngisubiza ikibazo cyawe ko bino bintu ari icyaha kuba wabyambara,
ibikomo, imikufi, iherena, inigi n'impeta, dusanga muri Bibiliya bivuga yeruye ko abatagatifu ba kera babyambaraga. Muri kiriya gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 42 kugeza kuri 48, wa mugaragu wa Aburahamu uwo yatumye ngo anajye gusabira Isaka umwana we, yarabwiye ngo ntuzasabire umwana wanjye muri abanyamahanga b'i Kanani dutuyemo, uzagenda kwa bene wacu bari ubashakira umukobwa uzarongorwa na Isaka umuhungu wanjye. Wa wundi Elezeri ari we mugaragu mukuru wa Aburahamu yaragiye ngo agera ahantu aravuga ati Mana kwiriba umukobwa uri buze hano, akambwira ngo nkambwira nti amazi yo kunywa, akambwira ati amazi ndayaguha nuhire n'ingamiya zawe, uwo ndamenya ko ari we wampitiyemo. Ngo haza kuza Rebeka ahageze aza ati amazi yo kunywa, ati ndayaguha n'ingamiya zawe ndazuhira. Akimara kumuha amazi, akimara kuhira n'ingamiya ze, Elezeri ngo yaragiye afata ibikomo by'izahabu aramwambika, afata impeta zijya ku mazuru aramwambika, arangije amwambika, amaze kuyimwambika yikubita hasi aramya Imana. Niba umugaragu wa Aburahamu yatumye ya byose yari yavukiye kwa Aburahamu yarimo atugende umukobwa uzashima uzabimwambike, kandi Aburahamu niwe sokuruza wacu wo kwizera. Ibyo bintu wabyita gute? Ibyaha na Aburahamu yarabyemeraga. Si ibyo gusa kandi, iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 41 umurongo wa 42 tubona Yosefu amaze gusobanura inzozi za Farawo. Farawo yamwambitse umukufu w'izahabu amugira uwa kabiri kuri Farawo. Yarambwira ati muri Egiputa hose nijye uzakuruta gusa, abandi bose uzabategeka bazagendera ku ijambo ryawe. Amwambika umukufu w'izahabu. Yosefu w'icyitegererezo tuzi muri Bibiliya, bamwambika umukufi w'izahabu. None uvuga ngo ni icyaha arusha kwera Aburahamu, arusha gukiranuka Yosefu. Noneho ikindi, muri kiriya gitabo cyo Kuva uhereye mu gice cya 35 uhereye 25 birahari, ndetse cya 35 Uwiteka yabwiye Mose ati ndagira ngo munyubakire ihema ry'ibonaniro, abantu bose bafite umutima ukunzi bazazane impeta z'izahabu, bazane imikufi y'izahabu, bazane ibikomo byabo by'izahabu, bafite umutima ukunze baze babitura Imana. None ibintu batuye Imana ikabyakira ngo babyubakishe ihema ry'ibonaniro, we wahangara ukabyita icyaha n'Imana ibyakira? Ni gute Mose Imana yamutumye ngo genda babwire babinture babiture Imana, wowe ugahangara ukavuga ngo ni icyaha, n'Imana ubwayo ibyakira nk'ituro? Imana yakira ibyaha ko ari ituro? Ibyo ntabwo ari byo. Bakoze Bishop. None se kuki Pawulo yavuze yuko ku myambarire kurusha Yesu? Kuki Pawulo yavuze ku myambarire kurusha Yesu? Yesu ntabwo yigeze avuga imyambarire cyane, ariko Pawulo yavuze ku myambarire. Uko yaravuze yuko umugore uko akwiye kwambara. Ibyo ari byo byose Pawulo yanditse, icya mbere Pawulo yanditse inzandiko zo tubona zerekana ko ari ize zigaragara ni 13. Yego. Ndetse nubwo Abaheburayo igihe bari mwitira bakaba rwa 14, ariko uretse ko umwanditsi atagaragara neza. Pawulo yagiye yandikira abantu specifically abantu runaka. Yego. Ngo itorero ry'i Korinto. Korinto wari umujyi runaka uzwi. Yego. Itorero ry'i Filipi. Ibyandikiye Korinto si byandikiye Filipi. Yego. Ibyo yandikiye Tesalonike ntabwo ari byandikiye Efeso. Kubera iki? Bari abantu b'imico itandukanye, batuye ahantu hatandukanye, b'indimi zitandukanye. Urumva rero yagiye abandikira bitewe n'ahantu bari, ababwira n'imyifatire y'aho hantu kugira ngo bayitwaremo neza, be kuzangiza ubutumwa bwiza. Nk'ibyo yandikiye Efeso ntabwo tubona babwiye byo kwambara. Nk'ibyo yandikiye Kolosayi
nta by'imyambarire birimo, wenda icyo kibazo nticyari gihari. Yagendaga yandika asubiza ibibazo biri muri izo nsengero. Kubera iki muri aya matorero yose Pawulo yari ayoboye yavuze ku bijyanye n'imyambarire akabwira abakorinto ni impamvu ki? Nta nubwo Pawulo yari ayayoboye. Pawulo yari missionary, yagendaga yafungura agashyiraho abantu basigaye bayoboye, agafungura ahandi agasigaho abandi bagenda bayoboye, ahabwirije ubutumwa hakavuka insengero. Sinawe wayoboraga, uretse ko hari intumwa yagiye yashinga igasigaho abapasiteri bayobora. Korinto icyambere niyo mpamvu muri theology bahita ngo ni imperfect church, kanisa risiro kamilika, itorero ry'ibibazo. Muri Korinto hari ikibazo cy'imyambarire, muri Korinto hari ikibazo cy'amacakubiri, muri Korinto hari ikibazo cy'ubusambanyi, muri Korinto hari ikibazo cyo kurya inyama zaterekerejwe. Urumva rero Korinto ryari itorero ry'imvururu nyinshi. Urumva rero abandikira icyambere mu bice bije bibanza cya kabiri cya gatatu usanga hari abacyaha mu Korinto ba mbere, abacyaha amacakubiri yabo. Ahabwa ati rero ati je nateye imbuto, ntuza Kefa arasukira, Apolo arasukira, ati rero si twebwe dukuze iyo mbuto n'Imana yikuza. Yarari hacyaha iki? Amacakubiri. Ageze mu gice cya gatandatu mu cya gatanu acyaha abantu baryamana na ba mukasi, bari mu nsengero baryamana ba mukasi, arabacyaha naho. Ageze mu cya gatandatu atanya kubabwira ukuntu bakunda ibyo kurya bikabacumuza. Aravuga ati ibyo kurya ni iby'inda, n'inda ni ibyo kurya, ariko Imana izatsemba inda, itsembe n'ibyo kurya. Barafite n'ikibazo muri Korinto kijyanye n'imishakire, kurongora. Igice cya karindwi agenda bivugaho, yabivuzeho byinshi. Igice cya munani yavuze ku byaterekerejwe, ahabwa ati rero biriya bintu cyambere Imana, izo mana babiterekera ni imana zaremwe n'amaboko y'abantu, ntacyo zivuze, nta mbaraga zivuze. Atariko rero niba kubirya ibyaterekerejwe bicumuza abababona, muzabyindire muzarya ibyaterekerejwe, atari ku bundi biriya nta kibazo byaba bifite na kimwe. Ati kandi nujya mu isoko kugura inyama bakakubwira ngo ariko za nyama zaterekerejwe, ntuzazigure kubera wa wundi yabikubwiye, kuko umwe babivuze wabona ko ari icyaha. Ubwo rero kuzijya kwawe kwangiza kwizera kwe. Yavuze byinshi. Barafite no gushidikanya ku muzuko. Ugeze mu gice cya 15 urabona bahugura ku by'umuzuko. Ikindi bari bafite ibibazo ku mpano z'Imana mu gice cya 12, bakumva ko ufite impano runaka ari ukomeye kurusha runaka, ufite iyi niyi ari ukomeye kurusha runaka. Yandika igice cya 12 ababwiye ukuntu impano zose ziva ku Mana, zitangwa n'Imana, kandi umwuka wera ari wazibagabiye. Ndetse mu gice cya 14 ababwira n'ukuntu bagomba gukoresha izo mpano, kandi ngo ibintu byose bikorwe muri gahunda. Urumva rero yandikiraga buri torero bijyanye n'ibibazo biri muri iryo torero. Bishop, ese Imana ireba amaherene cyangwa ireba umutima? Bibiliya itaba ku Imana ku mutima umenetse ari Imana ireba. Reka turebe ngusubiza muri Bibiliya abatwumva bakurikirana neza. Mika 6, Mika 6 were kuri 6 haragira hati, mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose, nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka, aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Ye mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Muri Isaya 36 haravuga ngo uwo nzitaho ni umuntu ufite umutima umenetse, uhindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Imana rero yita ku mutima wawe, ariko n'imibiri nayo ntago twayitindaho. Imibiri nayo ni Imana yo yayiremye, kuko biri ravuga ngo mbese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'umwuka wera, ngo nuko uzangiza urwo rusengero Imana izamwangiza, kuko urwo rusengero ni imibiri yanyu. Urumva rero Imana ireba umutima, ariko n'imibiri irayireba. Bishop, niba uvuze ko Imana ireba
ireba umutima ikareba n'umubiri. Ni gute witwa kuri umukristo uba indaya ihagararanye n'umukristo? Wamenya ubutari indaya, wamenya utari umukristo gute? Ibyo byose Yesu aravuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Umuntu atureba abantu batekereza bakumva ko wundi wambaye akamini ari we ndaya, ariko ntabwo ari bose bambaye utumini. Nanjye sintwemera, sinadukunda rwose, ariko ntabwo wahamya ngo wambaye akamini wese ngo ni indaya. Oya, harumva ari fashion igezweho, kumva yakwambara ako kagace akumva nibwo busirimu. Ntabwo wahamya ngo ababyambaye bose ngo ni indaya. Kandi nanone ushobora no kwambara ugera ku birenge ariko uri indaya. Imyenda rero si yakugaragariza indaya n'utari indaya. Gusa uwambaye nabi uwo ari we wese bimworohera kumucira urubanza ngo uri ari kumenya yiyandarika koko yambaye nabi. Yego. None se Bishop, kwambara kamini ni icyaha cyangwa si icyaha? Ntabwo ari icyaha. Impamvu ko atari icyaha, yego, kwambara mini ahubwo byateza icyaha. None se reka musobanure hano hantu, ntabwo ari icyaha ahubwo byateza icyaha. Ukambaye shobora kuba yumva yarimbye nta kibazo yifitiye, ariko umusore wa muri ati mbega amatako we, mbega amabere ari hanze, mbese ugasanga ahubwo yateje abandi ibyaha. Ariko we kubyambara kuri we ashobora kumva atari icyaha, yumva yanarimbye, niyo myenda yahisemo, ni ukubwenge bwe bumubwira. Ntabwo avuga ngo yabaye umunyabyaha, uretse ko atari byiza, ariko ntabwo bamuhamya ngo ni icyaha ngo koko ngo yambaye mini. Mini ntabwo ari icyaha, ahubwo yateza icyaha. None se ko muri Bibiliya bivuga ko uwuzana igisitaza azabunisha no? None se numva ko bazi igisitaza, numva ko nimba ikintu kibaye igisitaza umva atari icyaha, ko Pawulo yavuze ngo nuje hano ukabona ko kurya inyama byahinduka icyaha ubireke. None wumva se kwambara mini ko ari icyaha ku mukirisitu? Abadukurikiye hari abatari abakirisitu, hari n'abakirisitu. Ese kwambara mini ni icyaha? Nimba ikintu kigize icyaha ugomba kucirinda. Ese kwambara mini ni icyaha si icyaha? Ntabwo kwambara mini ubwabyo ari icyo cyaha. Nkuko nabivuze, biravuga ngo twambare twikwize. Tugomba kwambara tukikwiza ngo tudateza n'ibyo bisitaza. Urumva rero icyo navuze ngo byateza icyaha, uravuga ngo habonye ishyano uteza ibyo bisitaza. Yego. Ibyo bisitaza rero sinangombwa kubizana. Yego. Ibisitaza byo bizabaho igihe cyose. Yego. Ariko habonye ishyano uzana ibyo bisitaza. Ntabwo waza mu rusengero ngo uze wambaye utwenda tw'uduce ngo waje guseka, kuko uzaza usenge kandi pe wenda ubwenge bwawe bukuyobora ushobora no kumva ko nta cyaha wakoze, ariko ukubona uzamuteza icyaha. Atangiye ati mbega ibitako we, ati mbega amabuno, ati mbega, mbese usange uteje icyaha abandi, uteje igisitaza. Niba navuze ngo kuyambara z'icyo cyaha ahubwo byateza icyaha. Wateza cyaha gisitaza ugasitaza abandi. Yego. Kandi wowe wumva nta kibazo wifitiye. Yego. Nimba noneho byateza icyaha, kwambara icyaha, kuyambara ko nta cyaha, ahubwo kwambara ni icyaha. Ikintu cyose kizana igisitaza aba ari icyaha. Nimba kuvuga nabi ari icyaha, winda kuvuga nabi ubwa nukora icyaha. Nimba kwambara mini byateza icyaha, canke wagusha abantu bakakureba uri umukirisitu bakakurangarira, urumva cyabaye icyaha. Wateje icyaha. Nuvuga ngo nivyo wambaye kubyambara nk'umukirisitu ni icyaha. None se Bishop, ko waruvuze mu rusengero, mu rusengero umuntu ashobora kuza atambaye akamini, ariko hanze akakambara. Hanze ukambara nta kibazo, ikibi ni kwambara mu rusengero. Oya, nanone utakambaye kareke. Je navuga ngo umuntu agomba kwambara akikwiza. Yego. Kuvuga ngo urakambaye mu rusengero cyangwa ukambaye hanze y'urusengero, n'ubundi urakambaye. Kuko hari abantu mu rusengero batakambara kamini ariko hanze bakakambara. Imana ntabwo tubahira mu rusengero gusa. Yego. Urusengero ni inzu. Yego. Yitiriwe izina ry'Imana. Yego. Ariko ntabwo bivuze ngo Imana ni hari iba honyine. Yego. Hoya, Imana iri kumwe nanjye mu rusengero, niri kumwe nanjye hanze, niri kumwe nanjye mu isoko, niri kumwe nanjye kwa muganga, niri kumwe nanjye mu kazi. Ntabwo ari Imana tuyirebera mu rusengero gusa. Umuntu agiye kurebera Imana mu rusengero yaba yibeshye. Yego. Kuko
Paul yabyanditse neza ngo ntabwo yamuzi zubatswe n'amaboko y'abantu. Ntabwo rero tuvuga ngo ubwo ninjiyemo hano reka nubaha Imana nisohoka nkore ibyo nshatse koko noneho ntakiri muri rwa rusengero. Ntabwo ikibazo ari iriya nzu tugiye kwinjiramo gusengeramo. Oya, ikibazo ni ukubaha Imana. Tugomba kubaha Imana turi mu rusengero, tukayobaha turi hanze, tukayobaha turi mu isoko, tukayobaha turi ku kazi, tukayobaha turi mu modoka, ahariho hose tugahora twubaha Imana. Ntabwo rero tuzubaha Imana kubera yuko turi mu rusengero gusa umuntu agenda ubona yitagatifuje ukuntu ameze neza cyane nasohoka kuri ibyo yishakiye kuko ngo yavuye muri rwa rusengero. Nk'aho Imana izirikiye hariya itajihava. Kereka niba basenga ibigirwamana ibyo biba bizirikiye ahantu ariko bitaharenga. Ariko Imana yacu tuzi ko iri hose, izi byose kandi ishoboye byose. Nibiri hose rero menya ngo no mu rugo irahari, no ku kazi irahari, ahantu hose uri menya ngo irahari. Bishop ko birivuga ngo mugene nk'uko bibereye abantu bihanye canke bakiye Yesu umwami n'umukiza. Ni gute abantu urimo abwira abantu tugomba kubabwira abantu icyo bibiri ivugaho, nabo tubwira abantu iby'idini, iby'amadini kanaka, discipline y'amatorero. Ese ikintu kugira ngo tuve kuri iyi ngingo, ese kwambara mini ni icyaha si icyaha? Bibiliya si bivuga hiki? Icyambere Bibiliya yandikwa mini zari zitarabaho. N'imyenda twambaye yari itarabaho. Kuko rero ngo Bibiliya ivuga iki kuri mini? Nta n'ikivuga ku ikote, nta n'ikivuga ku ijipo. Kuko Bibiliya yandikwa imyaka irenga ibihumbi bingahe? 1600. Se nibyo gusa ahubwo? Ni 1600. Oya. Ibinyejana 16. Birarenga. Isezerano rya kera ryonyine ryageze muri ibyo binyejana. Niyo twongeye imyaka 2000 turi mu isezerano rishya, imyaka 2000 yarenze. Ubwo Bibiliya ishobora kuyimaza imyaka 3600. Tuvuga Bibiliya igihe yandikiwe imyaka yamaze yandikwa n'ibyo nari mvuze. Yego. Ariko atangiye kubaho tuvuga mu 1440 abisirayeli bakiri mu butayo kugira aho isezerano rishya rirangirira yari imaze imyaka 1400. Kuva icyo gihe isezerano rishya ritangiye ubu turi muri 2025. Urumva bimaze imyaka, niyo wafatira aho isezerano rishya ryandikiwe ku mwaka 1996 nibwo igitabo cya nyuma cyanditswe cy'isezerano rishya. Kuva icyo gihe ni imyaka 2025. Urumva rero icyo gihe abantu bari bacyambaye ubusa, abandi bambaye uduhu. Urumva rero kuvuga ngo se ngo mini Bibiliya ivuga ko ari icyaha, ese ikote ryambarwe, ese ijipo? Icyo gihe nta majipo y'abagabo, niyo mpamvu udasanga ijipo muri Bibiliya, nta dusanga mini muri Bibiliya, niyo mpamvu udasanga indi myenda yadutse vuba muri Bibiliya. Ubwo rero kuvuga ngo Bibiliya ivuga ko mini ari icyaha ntaho ivuga ko ari icyaha. Ahubwo twebwe turi ubu tugendana n'umuco aho turi, tujyana n'umuco aho turi, igihe twebwe aho turi, iby'imyambarire bijyana n'umuco. None se ntabwo waza mu rusengero cyangwa muri ibi hano aho turi mu Rwanda hano mugenda wambaye akantu, mu mahanga hose ushobora gusanga umuntu yambaye akantu kareshya n'ikariso akumva nta kibazo afite, ntihagire n'unamureba. Ariko twebwe tubini ni ibiki, ibyadutse wacu ni ibiki, ntabwo tubimenyereye kuko mu bico yacu turambara tukikwiza. Ese waruzi ko araho nagenda nambaye nk'uko nambaye ntibareke mpagara imbere yabo ngo mvuge ijambo ry'Imana kuko ntambaye ikanzu? Kuko imico yabo abagabo bambara amakanzu, bakambara n'ingofero cyangwa icyo twita ngo ni kiremba, sinzi ko bikita mu Kinyarwanda. Ubwo ukaba nibwo wemewe. Ibyo rero iby'imyambarire bijyana n'imico y'ahantu. Nkatwe iwacu rero uwambaye mini tubona yambaye nabi. Kubera iki? Si umuco wacu. Kwica umuco ni icyaha cyangwa si icyaha? Nimba urugo rwawe umwana waramubwiye ngo ugomba gutaha saa 5, ugomba gutaha saa 12, akaza saa 4, akoze icyaha ntakoze icyaha? Nimba umuco ese umuco, kwica umuco ni icyaha si icyaha? Ntabwo ari byiza kwica umuco. Kwica umuco nimba atari biza ni icyaha? Icyaha ariko icyaha no kwica itegeko. Yemeranyaho? Yego. Icyaha no kwica itegeko. Iyo wishe itegeko uba ukoze icyaha. Nimba umuco ukubuza gukora ibi ukabikora, wishe rya tegeko ukoze icyaha. Ariko dusubire inyuma gatoya, gutandukanya itegeko ry'Imana n'amategeko abantu bashyizeho. Nta Imana ivuga ngo dutahe mu rugo saa 12. Ariko gihe nabishyiraho umwana wanjye yabirenga nkamukubita.
no kuvuga ngo umwana mu gihe arengeze ya saha akoze icyaha akoze icyaha yacumuye ni icyaha cyangwa ntiyakoze icyaha icyaha kubera yumviye kingana na standard nashyizeho ariko ntuvuge ngo ubwaje saa 2 nijoro navuze saa 12 ngo yacumuriye Imana ntabwo iyo standard ntabwo yigeze yishyiraho. No kuvuga ngo iyo washizeho Imana irabikonfirma. No kuvuga ngo nimba je dusezeranye ngo turakora ngo amateraniro azatangira saa 5 cyangwa saa 3 yego abantu bakaza saa 4 kandi mwavuze ko ari saa 3 uje saa 4 akoze icyaha ntakoze icyaha yishe gahunda. Aha Bibiliya nivuga ngo uwishe gahunda tumucahe. Yego kumucyaha no kumamya icyaha cyangwa no kumuhana. Gucyaha no kumamya icyaha. No kuvuga ngo iyo umuntu gucyaha no kumwihaniza. Kwihaniza umuntu ko umuntu ushobora utamuha pinisho kumuha igihano. Yego ariko umuntu kuko yakoze icyaha ukamubwira uti rero warukwirinde ati ntuzo wongere wakoze ikosa. Yego umuntu ucaha yakoze iki? Uko nugucyaha. Ucaha umuntu yakoze ikosa. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo Uwiteka akunda aramucyaha akamugarukira. Kumucyaha no kugira ngo yisubireho. Ariko urumva ko yakoze icyaha. Yego. Kugira ngo Imana igucahe suko wakoze icyaha. Yego. Ariko se gahunda zo mu rugo iwanjye yego zishyirwaho n'Imana. Ntabwo ari Imana. Niba mvuze ngo kuwa gatatu tuzajya turya umuceri. Yego. Kuwa gatanu turya ibishyimbo n'amateke. Yego. Bivuze ngo gahunda ni Imana. Ubu nibatabiteka Imana izabahana. Oya no kuvuga ngo ariko mu gihe batatetseho bahaye amafaranga ntibateke bakoze icyaha ko ntibakumviye kuko hari iby'Imana yaturemanye ubwenge gutekereza amahitamo niki hari ibintu no kuvuga ngo biravuga ngo iyo nihuza umutima n'inama icyo tuzagambira cyose Imana iragishigikira nimba ushizeho amabwiriza umuntu akayica akoze icyaha ntakoze icyaha nashyizeho. Yego gera arancumuyeho akoze ankoreye icyaha. No kuvuga ngo nimba washizeho amabwiriza ikibazo ko tukiraho. Yego niba ancumuyeho. Yego acumuye no ku Mana. Acumuye no ku Mana. None se reka nkubaze yaja mu ijuru reka nguha urugero nimba umwana wamubwiye ngo saa 12 abana mugwa muri hano. Yego kandi ukababwira ngo nta mwana agomba kuzaja ahantu atansabye uruhusha. Yego umwana akagenda akanararayo akaza bukeye. Yego azajya mu rutazima. No kuvuga ngo impanda ivuze uyu mwana kuko ntiyakoze icyaha nta cyaha yakoze ku Mana. Imana aya mategeko kwanza nige bashyizeho nzi n'impamvu nashyiriyeho. None se kuvuga rero ngo yajya mu muriro koko yatashye saa 2 yego aho waburengereye gute koko kiyame sinzi cyamubayeho ashaka bageze mu nzira bati mugenzi wawe ari mu bitaro akiruka ajya kumureba. Yego niba atageze mu rugo saa 2 ubwo azajya mu muriro kuko atageze mu rugo saa 2 navuze. Oya ntabwo ari mu rugo buryo nuko umwana aragiye wamwiye ko umwana agomba kugenda agusabye uruhusha. Yego aragiye arayeyo ntabwo yakubwiye aragarutse noneho yakoze icyaha ntiyakoze icyaha yankoreye icyaha. Ese ko yakoreye icyaha ku Mana cyangwa ko Pawulo yavuze ngo tubeho. Pawulo yavuze ngo tubeho nta jwi twagiriza ku Mana no ku bantu. Yego iyo ukoshereje umuntu. Yego ubabaje umuntu ukoze icyaha nukoze icyaha. Mubabaje namukoreye icyaha ku Mana se nta cyaha kiri hari aho nabivuga inshuro 2. Yego nagukoshereje ko nshobora kuza nkisobanura ukanyumva na cya cyaha ntukimbareho aho ndakumva aho nisobanura ukwisobanura. Icyaha rero kukibara yego hari ubwo wakibara n'ubwo utanakibara. Icyamara bwa yancumuriye navuze ko nta uzagenda ariko yambwiye ati rero nagenza nkamugenza imodoka yamugonze tumutwara mu bitayo nta muntu yari afite ndaharara muraraho uwo muntu nzavuga ngo yakoze cyangwa nzamushima kuko afite umutima wo gutabara. Yego urumva rero ibyo twishyiriyeho byacu ibyo twishyiriyeho byacu twe kumva ko n'Imana yabitegetse. Yego none iyo abantu musezeranye isezerano umuntu akagica uwo muntu akoze icyaha ntakoze icyaha. Aragikoze ko yishiki isezerano yakoze icyaha. Yego yagikoreye wowe ese icyaha kibaye kuri wowe no ku Mana si icyaha. Biterwa yego kuko hari ibyo Imana tuvuga ati iki ni icyaha ariko twe twitekerereza cyangwa twishyiriyeho ashobora kuncumuraho atacumuye ku Mana. Aha Bishop reka dukomeze kuri topic yacu. Topic yacu nari ntarayirangiza. Nari nkivuga bino bikomo ukuntu abera bakera babyambaraga. Nari ntaragera kuri. Nari ngeza aho mvuga ko babituraga n'Imana mu ihema ry'ibonaniro.
Mose arabyakira abikoresha mu kubaka ihema ry'ibonaniro nk'uko Imana yabimutegetse. Gideon umukozi w'Imana baramaze gutsinda Abamidiyani, y'abatanu bose afite amazahabu, impeta z'izahabu, ibikomo, munzanire. Abo bose tuvuga ari Aburahamu, ari Yosefu, ari Imana babituye, abo bose nibo ntangarugero zacu. Ikindi iyo urebye muri Isaya mu gice cya 3 haragira hati kuko Abisirayeli bashinze amajosi bakanga kunyumvira, abakobwa b'i Yerusalemu nzabambura ibikomo byo ku maboko yabo n'ibyo ku mazuru n'amaherena yabo mbibambure, ahubwo Imana ibyambura abayigomeye. Urumva rero abagomeye Imana irabibambura ati ntimukwiriye no kurimba mwebwe mwacumuye. Kumva rero n'Imana ibyambura abayigomeye, ibyo bishatse kutubwira iki? Nayo irabyemera. Kurya nanone bana biyituraga. Nanone iyo sibyo Zekiriya 16 ku murongo 11 avuga ngo nakurimbishije kukwambika imikufi y'izahabu mu ijosi. Nakurimbishije kwambara imikufi y'izahabu mu ijosi ndayikwambika. None niba n'Imana ivuga ngo narakurimbishije ndakwambika, nkwambika imikufi y'izahabu, urangije uvuga ngo Imana ibyo yambitse abantu n'icyaha, ibyo wahagaruka bihamya. Ikindi uwo murongo wa Isaya navuze nubwo sinavuze nabivuze mu kanwa gusa, yaravuze ngo Imana yabwiye abakobwa b'Abisirayeli ko kuko banze kuyumvira bagashinga amajosi kubera ubwibone, izabambura imikufi yo mu ijosi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'izindi birimbishaga, n'izo ku mazuru ahubwo iranazivuga nzayibambara kuko banze kunyumvira. Urumva Imana ibyambura abantu banze kuyumvira. Irebye mu gitabo cya Daniyeli igice cya 5:29, Daniyeli amaze gusobanura inzozi za Berishaza, yaragiye afata umukufi w'izahabu awumwambika mu ijosi, amugira umuntu wa 3 mu butware bwe. None Daniyeli yari umunyabyaha? Ese Yobu nayo turaza kumugeraho. Yosefu yari umunyabyaha? Gideoni yari umunyabyaha? Aburahamu yari umunyabyaha? Imana nayo yemeraga ibyaha bakayibitura. Umuntu ashingira he ava ko imikufi, ibikomo, iherena n'inigi n'impeta ari icyaha? Abishingira kuki? Ikindi, Yobu avuye mu kugeragezwa kwe, kwa kugeragezwa kwe birangiye, abamushumbujije ngo yashumbushijwe avuye mu geragezo bye harimo impeta z'izahabu mu byo bamushumbujije. None uyu munsi muri hambaye impeta y'isezerano gushya, hari n'iy'umurimbo, mvuga ngo ni umunyabyaha kuko yambaye impeta y'izahabu cyangwa y'ifeza ariko yabishatse kubyambara. Ikindi, wa mwana w'ikirara agarutse kwa se akihana, yamwambitse impeta mu rutoki amwishimiye, aramufata baga ikimasa ati murya mwishime, umwana wanjye yabonetse. Ntabwo rero wahagarara ngo uhamye ngo kwambara impeta ni icyaha, kwambara imikufi ni icyaha, kwambara ibikomo murarimbutse ni icyaha. Ntabwo ibyo wabihamya, ntibibaho. Mu gitabo cya Hosea igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza ku 10 haravuga ngo Imana yavuze ngo izakuraho ibyatumaga barimba kuko bibagiwe Imana. Izakuraho ibyatumaga barimba kuko bibagiwe Imana. Urumva ahubwo Imana abantu ibyambura n'abantu banze kuyumvira. None ukavuga ati rero mutananyumvira n'ibyatumaga murimba nzabikuraho. Ni henshi nanone turi mu Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice 2:9-10. Hano Pawulo aravuga ngo kandi abagore n'abagore kwambara bakeye bafite isoni no kwitonzi, batirimbisha imishatsi y'ubwenge cyangwa izahabu cyangwa amaherena cyangwa imyambaro ihenze, ahubwo birimbisha imirimo myiza nk'uko bikwiriye abagore bihaye Imana. None se hano Pawulo ko avuga neza, avuga abantu bihaye Imana, abantu bakijije uko bagomba kwambara. Urabivuga iki kuri Rwandiko Pawulo yandikira Timoteyo? Pawulo ingeso nza ni imyenda.
kuvuga gutya hano yavuze kutabaho imishatsi, yavuze kuta amaherena, wabonye ko yanditse hano, araba kutambara imyambaro ihenze, aravuga ngo ahubwo birimbisha imirimo myiza nk'uko bikwiriye abagore bubaha Imana. Aho ndabyumva kuvuga ngo bo kumbara imyambaro ihenze ihera ku maherena, amaherena no guboha imishatsi. Aha, icyambere nakubwiye, Paulo yanditse inzandiko, kandi Timoteyo yari umupasiteri wo muri Efeso, yandikaga urwandiko bijyanye n'umuco waho, bijyanye n'ikibazo bafite aho hantu. Hari aho wasangaga mu mujyi runaka gukora ikintu runaka kitemewe, ugikoze bamufata nabi. Paulo ati rero mwibangamira abantu, niba batemera kuboha imisatsi mwiyiboha mutabasitaza, kugira ngo ubutumwa bwiza butagira inkomyi. Niba batemera imirimbo y'izahabu nimuyireke, kugira ngo mutabera inkomyi abandi. Ariko nabwiza avuga ngo uzabyambara azaba akoze icyaha. Oya, ntawe nigeze kuvuga icyaha, ntawe yigeze avuga aho hantu ngo uzabyambara azaba ari umunyabyaha. Oya, ariko hari umurongo naguhaye, sinzi niba wumvise, niba n'Imana barabituraga mate ngiye kubitura Imana, akavanamo iherena, akavana mu kuva agenda agatanga ituro, ikintu Imana yakira uhamya gute ngo ni icyaha? Ni mu isezerano rya kera, mu isezerano risha, cyo turavuga bya Paulo yashyize gahunda y'itorero, ubu turi mu isezerano risha. Aha yarimo n'amatorero yashinze mbere yaya yose ahari muri iki gihe hari. Paulo rimwe arabaha gahunda, twabonye mu rwandiko rwa Ntuzeye, twabonye ngene yandikiye Timoteyo amubwira nk'umuntu yasigiye itorero rya Efeso, arumva tabona mu Rwanda rwa Ntuze rwa Petero naho birahari wahasomye. Yego, none uravuga gute yuko kwambara, nimba umuntu akubuje ati ntimukambara amaherena, ariko aravuga ati umurimbo wanyu, umurimbo wanyu ntuwo kwambara amaherena, ahubwo mwirimbisha ingeso nziza. Yego, ubwo aravuze ngo kubyambara ni icyaha. Gihe icyo numva aho hantu, aravuga ngo hera imbere ingeso nziza ziba arizo zibanza. Ariko kwambara ntabwo yeza avuga ngo nimubyambara muzaba mukoze icyaha, ahubwo ingeso nziza ziba arizo zibaranga, zizo zibanza kugaragara muri mwebwe. Ariko umuntu niba afite ubushobozi bwo kwambara imikufi y'izahabu, aribwo bushobozi bwe, kuko atabyambara. Niba afite ashaka kwambara amaherena y'izahabu, kuko atambara afite ubwo bushobozi, ntabwo yigeze avuga ngo uzabyambaza abakoze icyaha, ubwo avuga ngo kurimba kwanyu guhera imbere, inyuma haze kuza nyuma. Ariko mubanze imbere kurimba kwanyu, ingeso zanyu ziba arizo ziba kurimba kwanyu. Aho rero arahabwa kubanza kurimbisha imbere imico myiza, ingeso nziza. Bose yavuga ngo birimbisha ingeso nziza, ubundi ingeso nziza barazirimbisha cyangwa zirambarwa. Icyo nshaka kuvuga hari ahantu, nibahera imbere batungane, ibyo kwambara inyuma biza nyuma, ariko habanje imbere. Icyo nshaka kuvuga muri ya mirongo. Ese Bishop, ese umuco w'isi winjiye mu itorero binyuze mu myambarire? Umuco w'isi, ese umuco w'isi winjiye mu itorero binyuze mu myambarire? Icyo kibazo rero wenda wakibaza, umuco w'isi kwanza ni uwuhe? Isi ntabwo igira umuco umwe, igira imico itandukanye. Yego, tavuga umuco w'ahantu herereye, aho abantu bumva Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, yego. Winjiye mu isi bihere mu itorero. Yego, umuco w'isi winjiye mu rusengero, winjiye wavuye mu isi uza mu itorero. Yego, gute? Icyo kibazo ntabwo gisobanutse neza. Gute? Urugero ni uruhe? Urakubwira ko ese umuco w'isi winjiye mu itorero binyuze mu myambarire gute? Imyambarire, iyo myambarire yinjiye mu nsengero gute? Umuco w'isi nuko abantu bo hanze hari uko bambara, hari uko bambara bo hasi, abantu batamenye Imana ari uko bambara, sibyo? Hari uko abantu batamenye Imana uko bambara, ariko hari n'umuntu ko umuntu yamenye Imana hari uko yambara. Yego, kuko umuntu w'Imana hari ikintu kiri muri we, hari ikintu kimubwira ngo iki ntabwo ari cyiza. Ni gute rero uwo muco w'isi winjiye mu nsengero? Icya mbere, nge ntabwo nemera ko umuco w'isi winjiye mu rusengero, ahubwo abantu tubwira ubutumwa nabo mu isi. Yego, iyo aje rero azi uko yari ameze, yahagera tukamwigisha iby'imyifatire. Icyambere tumwigisha ijambo ry'Imana, tukamwigisha guhinduka, kuko gukizwa no guhinduka. Biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, abaye mushya. Iyo aje azi uko ari avuye mu isi, niba yambaye agakabutura ari umugore, niba yambaraga shati, nabwo ari udukabutura nsigaye mbona barenzaho ishati. Uko aje turamwakira, yamara kugera mu rusengero tukamwigisha ijambo ry'Imana, tukamubwira imyifatire,
si byiza kugenda ugaragaza amatako, si ngombwa ko amabere agenda ari hanze, si ngombwa ibyo bintu ukamwigisha ukamushyira ku murongo, kuko ntabwo guhinduka biba umunsi umwe. Kuvuga ngo niba yaje mu rusengero uwo munsi araza umwe ugera ku birenge, uwo munsi araza yambaye neza, uwo munsi araza ameze kuko ubishaka. Oya, uko yaje uramwakira ukamwigisha guhinduka, kuko niyo tureba ukuntu abantu bahinduka cyangwa kwezwa, hari ibyo twita muri theology instantaneous sanctification, kwezwa kwako kanya. Iyo umuntu avuga ngo jye nakiriye Yesu ni umwami n'umukiza wanjye, ibyaha yakoze byose birababarirwa, nta na kimwe kizongera kubibuka. Yaba yambaye imini cyangwa ibigera ku birenge, yaba yambaye ipantaro cyangwa ikabutura, yaba yambaye ikanzu, uko ameze kose yababariwe. Noneho hakabaho progressive sanctification, kwezwa gukomeje urugendo, uko ugenda umwigisha ukagenda ahinduka akazamera nk'uko itorero ribishaka cyangwa nk'uko mwapanze abanyu bazifata, ariko yigishijwe. Ariko ntabwo wambwira ikiri hanze ari hariya ngo mini ni icyaha, mwebwe mwambaye mini muzajya mu muriro, ubwo butumwa ntabwo buzahindura. Ahubwo mugira Yesu akaza yahagera akabuti, noneho rero ibyo kugenda wanitse amatako ntabwo ari byiza, ibyo kugenda umeze gutya na gutya ntabwo ari byiza. Ibyo bimwigisha yaje, yamara kuhagera akazagenda ahinduka gahoro gahoro, ntabwo umuntu ahinduka umunsi umwe. Urakoze Bishop. Bishop, ni itandukaniro riri hagati yo kwirimbisha no kwiyubaha. Kwirimbisha no kwiyubaha, ibyo ari byose. Kurimba ni ukwambara. Hano Bibiliya yavuze ngo kurimbisha kwanyu ni kube kuri nawe twari kuri wa murongo nyine twari dusomye. Kwirimbisha, yego, kwirimbisha numva ari ukwiyitaho, yego, ukambara imyenda myiza y'igiciro, yego, ugasa neza, yego, warimbye, yego. Kwiyitaho, kwiyubaha, yego, nshobora no kwiyubaha ariko ntarimbye, yego, nambaye akenda kanjye gaciriritse, sinarimbye, ariko sinambaye ubusa, nakameshe, yego, ndiyubaha, yego, nta bice by'umubiri ndiho nerekana, yego, ariko nta kibazo nateje. Icyo gihe wiyubashe, niyubashye, ariko sinarimbye. Ntiwarimbye. Oya, kurimba rero ukamenya imyenda y'igiciro, umeze neza cyane, ya mazahabu nambaye, bya bikobo nambaye, narimbye, mbese byo mvuga none bita ngo ni umusirimu. Yego, uko niko kurimba. Yego. Noneho ni gute uwo muntu ashobora kuba yarimbye ariko akaba atiyubashe? Yarimbye atiyubashye, yego, ushobora kwambara imyenda ihenze, yego, nayo mazahabu, yego, n'ibikomo n'ibiki byose n'amaherena yo ku mazuru no ku matwi, yego, ariko utiyubashye, yego, ugenda amataka ari hanze, yego, wambaye imyenda igushushanyije, ishobora kuba inahenze, yego, ariko igushushanyije uko uteye, umuntu uwo ari wese akavuga ati kiriya gihimba cye kirahera kigarukira hariya, uriya rugingo rwe rumeze kuriya, amabere ari hanze agenda agaragara, wese umuhisi n'umugenzi agenda yareba. Wambaye imyenda y'igiciro ariko ntibarimbye, kuko ntabwo wiyubashye. Kubera iki? Nubwo wambaye iby'agaciro ariko bikwambiza ubusa. Yego, kumbwira ngo ijipo yiguze 150, ariko ikwambiza ubusa, ntabwo wambwiye ngo warimbye. Ntabwo wambwiye ngo wiyubashye. Warimbye yego, ariko ntabwo wiyubashye. Wambaye iby'abasirimu, wambaye ibihenze, ariko ntabwo wiyubashye, kuko bikwambitse ubusa. Urakoze Bishop. Ese Bishop, ese kwambara bishobora kuba ikimenyetso cy'ubwibone? Yego, birashoboka. Urugero natanga, hari igihe umuntu yambara umwenda agahindura n'ingendo, akamanzwa n'udukweto ukuntu, njya mbona cyane duhere nko ku basore. Yego. Hari yambara umwenda nk'ipantaro, yego, iriho umukandara, yego, ugasanga ntiyawuhambiriye, yego, ahubwo iragera mu matako, aragenda atandaraje ukuntu, yawe pocket, kwa gutandaraza kwe bikagenda byo bifashe ngo ipantaro ngo yerekane ko ari umusirimu. Yego. Ubwo ngiye mbufata nk'ubwibone. Yego. Ubwo n'ubwibone. Icyambere umukandara washyizeho ubiki. Umukandara no kugira ngo wambare ukwirwe uguhambire neza. Wanze no kuwuhambira uragenda utandarije mu muhanda uyifatisha ya maguru watandaraje, ubwo n'ubwibone. Ubwo n'ubwibone. Hari noneho n'abandi yisiga ibintu akagira imisatsi, wabagimba ko narigira guca nk'inka yica,
mbese bimwe kwa kundi yigize byamuteye ubwibone n'inka yica ukagenda mu ukabona agira gutya gasatsi kigireyo yagemera akabona agenda yigira mbese byamuteye ikibazo byamuteye ubwibone yarimbye koko yabaye umusirimu koko yatwemeje koko ariko byamuteje ikibazo byamuteje ikibazo. Akoze Bishop, ni gute umukristo yakwambara abera isi cyitegererezo atigana isi? Rwose iki ni ikibazo cyiza cyane. Umukristo ashaka kuba icyitegererezo atiganye isi. Icyambere navuga, iyo tuvuga isi abenshi bafite kutabyumva, ngira tuvuga isi y'abanyabyaha kuko isi yose ntabwo ari y'abanyabyaha. Ikindi kandi isi yose uko yambara nabi. Isi yose si y'abanyabyaha? Si yose y'abanyabyaha. Isi yose si y'abanyabyaha? Kandi isi yose uko yambara nabi. Isi yose ntabwo ko yambara nabi. Iyo tuvuga isi rero, ngira tuvuga isi y'abanyabyaha. Uko umuntu yabigenza kugira ngo ye gusa n'isi kandi ye guteza gukora icyaha. Nabivuze kuva mu tugitangira, umuntu agomba kwambara akikwiza. Yaba imyenda y'igiciro kinini gihenze, yaba imyenda igura makeya, ariko akambara akikwiza ntabera abandi ikigusha. Kuko ari guca mu muhanda itako riri hanze, abagabo bakubona bakarangara n'imodoka zanabagwa ngo bakureba, ugasanga ugiye guteza ikibazo abandi bantu. Ubwo rero icyambere wambaye nk'isi nk'abisi, ugiye no guteza ikibazo abandi. Ushaka ko n'umutima wawe utabikubwira, ariko sinzi impamvu umutima utabikubwira kandi uri umuntu w'Imana. Ngira ngo abaye umuntu w'Imana byo nta kuntu umutima utabikubwira. Tugira umwuka wera utubwira tareka ibyo wakoze sibyo. Ubundi ukagenda urwana nawo udashaka kumvira, ariko ukaba tareka ibi sibyo, nubwo wabikoze sibyo. Burya na mbere yuko Imana izagucira urubanza, umutima wawe wamaze kugucira urubanza. Umukristo nyakuri agomba kwambara umwenda waba uhenze waba ugura makeya, akambara akikwiza, ntagenda amabere ari hanze. Burya ikibazo dukunda kugira cyane ku badamu, niho cyane ubona umugabo niyo akwambara ikabutura akigenda ubona ari bisanzwe, ariko abadamu ngira ngo bafite ukundi bateye, kundi Imana yabahaye. Iyo yagiye imyenda bambara ugasanga ifasha ku moko gusa, ibere ryose riri hanze, imoko gusa niyo yahishe itagaragara. Usanga amatako yose ari hanze, ugasanga hari n'abandi ubona bagenda arwana n'imyenda amanura byanga, agenda amanura. Hari n'abaza mu rusengero ugasanga yakinzeho Bibiliya, imyenda ntiyambukuye, yakinzeho Bibiliya biranze, akajya amanura bikanga, n'amateraniro akaba ari harwana n'imyenda. Ibyo rero nawe ubwawe byaguteje ibibazo, akajya muri tagisi akabura uko yicara. Urumva rero umukristo ntagomba kumera gutyo. Umukristo nyakuri wiyubaha agomba kwambara umwenda waba wa make waba wa menshi umukwiriye, udateza abandi ibibazo. Urakoze Bishop. Ese Bishop, ese hari imyambaro Bibiliya yita icyaha mu buryo bweruye? Ntayo. Impamvu mbivuga gutyo, Bibiliya yandikwa niko nakubwiye kuva mbere. Iyi myambaro twambaye itarabaho. Abandi bari bacyambara ubusa, abandi bacyambara impu, nta imyenda vango imyenda n'icyaha, ntaho twabibona. Ariko nanone nabivuze, ijambo ry'Imana rijyana n'umuco w'ahantu. Niwe aho utuye ubereye abandi ikibazo, we ntunibaza impamvu abaye ikibazo mu bandi. Ntabwo utekereza impamvu abandi bose baro bakwibazaho, ntutekereza impamvu uca ahantu buri wese akiyamirira. Niyo Bibiliya itaba yabyanditse, ntutekereza impamvu uca ahantu bose bakiyamirira. Baturira n'uwa hehe? Baturiya umuntu ajate utazi umuco wa hano. Urumva rero Bibiliya yandikwa rwose, imyenda yari itarabaho. Niba twari duhari ni kure cyane aho tutazi, wenda aho yari icyo gihe. Ariko rero umuntu gusa agomba kumenya ngo ugomba kwambara ukikwiza, kuko ntabwo ari kuvuga iby'imyenda kandi itariho. Imyaka 2000 bingahe bishize, n'uyu munsi hacyara abantu bambaye ubusa. Hano muri za Sudani barahari bambaye ubusa. Urakoze Bishop. Ikibazo canje ni gute twakwirinda gucira abandi urubanza hashingiwe ku myambarire? Ni gute twakwirinda gucira abandi hashingiwe ku myambarire? Cyambere, nta nubwo tugomba guca imanza dushingiye ku myambarire. Nta n'abandi yako kazi ko guca imanza rwose. Ugiye uca imanza ngo kana kambaye nabi, kana kambaye ugahora muri ibyo, ubwo byazahora bikugusha, ugahora mu byaha ari wowe. Ntabwo dukwiriye gucira abantu imanza kubera imyambarire. Hoya, ibyo se nakazi kacu gucira abantu imanza kuko kubera ukuntu bambaye. Hoya, ntabwo dukwiriye gucira abantu imanza. Guca imanza ntabwo ari akazi kacu. Ubwo twebwe tugomba kwigisha abantu kwiyubaha,
kwambara neza, kutiyambika ubusa, kutiyandarika n'ibindi. Ariko ntabwo dukwiriye gucira abantu imanza. Tujye kubacira abantu imanza, twaba tugiye mu kimbo cy'Imana. Imana izaca imanza. Ubwo rero ugiye kwanga reka bacira imanza bambaye nabi, wasanga uriho witeze nabi ibibazo by'ubusa, wiha n'umurimo utagira uwagutumye. Twebwe icyo dukora ni ukwigisha. Igisha abantu bambare neza, igisha abantu be kwiyandarika, igisha abantu bifate neza, igisha abantu biyubahe. Nabyo kwa ngo ngiye guca imanza, ntabwo twebwe guca imanza ari ibyacu rwose. Ntabwo dukwiriye guca imanza, sinakazi kacu. Akazi kacu ni ukwigisha. Noneho ubwo babandi baje aho twigishiriza nko mu nsengero, aho tukabagira inama rwose ibintu nk'ibi ntabwo ari byiza. Si byiza kwiyambika ubusa, si byiza kugenda amabere ari hanze, si byiza kugenda amatako yawe ari hanze, si byiza kwambara ubuntu bwuhambire bugushushanya bwerekana uko uteye. Abo tukabahugura. Ubwo rero guca imanza byo ntabwo ari ibyacu, ahubwo tugomba guhugura abantu kugira ngo bamenye uko bagomba kwitwara. Niba yakiriye Kristo, nanase neza mu bantu, yiteza abandi ikibazo. Niba mvuwe nta nicyo we namubwiye, ariko yiteza abandi ikibazo, numva ariko nagusubiza. Aha, Bishop, tugera ku musozo, niki wavuga ku bijanye n'izi mpaka zihari z'abamwe bavuga bati ni icaha abandi si icaha, uko wabaha wabitangaho umurongo naho ushaka gusozereza? Umurongo rero natanga dore nguyu. Icyambere twabonye mu byanditswe byera yuko umugaragu wa Aburahamu Eliyezeri ajya gusaba umukobwa uzarongorwa na Isaka, yara amaze kumubona yamwambitse ibikomo byo ku maboko, amwambika n'ibyo ku mazuru, amwambika imikufi, arangije yikubita hasi aramya Imana, ashimira Imana. Bivuga ngo n'Imana ntiyabyangaga. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 35 nahavuze 20-24, aho tubona Abisirayeli barazanye ibikomo by'izahabu, bazana imikufi y'izahabu, impeta z'izahabu, byose byo bari bafite babitura Imana. Imana yabyakira nk'ituro kugira ngo bazubake ihema ry'ibonaniro. Ikindi, Yosefu akimara gusobanura inzozi za Farawo, twabonye yuko bamwambitse umukufi w'izahabu. Gideoni akimara gunesha Abamidiyani, yabwo abantu bafite imikufi y'izahabu, abantu bafite impeta za muzizane. Kubera iki? Kuko byemerwaga. Muri Ezekiel tubona yuko Imana yaravuze ngo Uwiteka arababwira ati nakurimbishije kukwambika imikufi y'izahabu mu ijosi. Imana yo ubwayo ikayemera ati narakurimbishije mbikwambika mu ijosi. Ikindi twabonye yuko ahubwo Imana ibyambura abanze kuyubaha. Kabanga abakobwa b'i Yerusalemu kuko bashinze amajosi bakaba bibone, nzabambura imikufi yo mu ijosi, impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'ibindi birimbishaga. Isaya 3:16 kugeza 23. Daniel yamaze gusobanura inzozi za Berishaza, bamwambitse umukufi mu ijosi. Ubwo rero tubona ko kubyambara nta cyaha kirimo, nibyo kwirimbisha. Ufite ubushobozi warimba, ntabwo ari icyaha kwambara imikufi, ibikomo, iherena n'iniki. Ndangiza rero, niba usengera mu rusengero babyambara, ukaba ufite ubwo bushobozi, uzabyambare, nta cyaha kirimo. Niba usengera mu rusengero batabyemera, ntuzabyambare, utazabera igitsitaza abandi. Urumva rero, kuko kubyambara no kutabyambara ntabwo ari itegeko ry'Imana. Ubyambaye wumva nta kibazo byambare. Niba itorero ryawe ritabyanga, niba ari byanga ujya kubasitaza, ujya kubasitaza wibyambara, kuko ntabwo tujya gusenga ngo tubere abandi bigusha. Ubwo rero kubyambara no kutabyambara si agakiza k'umuntu kari. Agakiza k'umuntu kari mu kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Niba biwanyu babyemera, byambare. Niba tabyambara, wibyambara, ujya kugusha abandi. Kandi nanone wowe ubyambara wicira abantu urubanza batabyambara, ngo bari n'abaturage, ngo abantu bakiri primitive, abantu bakiri yo batazi kwinezeza cyangwa kwambara neza. Nawe kandi utabyambara wicira ababyambara imanza, ngo arango nabibone, ngo bariya ngo n'abasatani, ngo ntabwo bazi Imana. Oya, kuko agakiza k'umuntu ntikarimo kubyambara no kutabyambara. Ubwo rero ndangiza nkubwira ngo iwanyu niba babyambara uziyambarire, niba atabyambara ntuzabyambare.
kandi ikindi ku myambaro isanzwe, wowe umukristo ambara imyenda iguhesha agaciro, itakwambika ubusa, iterekana uko ushushanyije, uko uteye kose, umwenda nawe wambara ukumva koko nta muntu ubangamiye. Si byiza ngo ujye mu rusengero abantu bagiye bareba amatako, bareba amabere ari hanze, aho kumva ijambo ry'Imana, aho kumva indirimbo, aho kumva imirimo Imana yakoze, abantu batangiye kureba amabere yawe, batangiye kureba amatako yawe, kandi ngura umukristo. Ikindi kandi Imana ntabwo iba mu rusengero gusa, iyubaha uri mu rusengero, iyubaha uri hanze yarwo, iyubaha uri ku kazi, aho uzaba uri hose uzakomeze kwiyubaha kandi ukomere mu byo wizeye. Ndubara aho ndangirije. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Bishop, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe urwanya mu kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Dushimire wakanze subscribe, wakoze sabone. Reka dushimire dufata umwanya ukadusenga, reka dufata dushimire wowe uzufata ibiganiro byacu ukabisharinga, ukabiparita cyangwa ukabiheza inshuti. Imana iguhe umugisha. Bishop, sinzi dusoza niki wakongeraho? Nta byinshi nakongeraho. Izi mpaka z'abanyamadini mvuga ngo ibyo discipline wishyiriyeho ni iyawe si iy'Imana, bigatuma ucira abandi imanza. Ibyo rwose dukwiye kwirinda guca imanza. Niba ikintu Bibiliya yaracecetse nta kivuga, wikirengaho ngo nuko atari ukubyemera. Ukubyemera si ijambo ry'Imana, ukubyemera ni ibyawe na discipline wishyiriyeho. Kandi discipline wagizeho nta n'uyikubuza, ariko ukumva ko utayikurikiza ari umunyabyaha. Kangwa ukora ibyo utemera ko ari umunyabyaha, ukora ibyo ushaka wowe wishyiriyeho ko ari umukiranutsi. Yego. Ntabwo rero rwose tugomba kumva ko discipline twishyiriyeho ariyo nkirisitu, ariyo ntagatifu, y'abandi bishyiriyeho ari impagani. Hoya, niyo mpamvu narangije mvuga ngo ubyambara Yesu ni mucira urubanza, n'utabyambara si mucira urubanza, kuko agakiza k'umuntu, kubaha Imana k'umuntu ntabwo kubakiye kuri ibyo. Ndumva ari ibintu narangirizaho. Imana ibahe umugisha cyane. Abyambara mwiyambarire, abatabyambara ni mubireke. Ariko muri Bibiliya n'abera ba kera bose, benshi, ntabwo ndavuga ngo bose, benshi barabyambaraga ndetse babituraga n'Imana. Niba rero utabyambara wibituka. Nawe ubyambara rero wica abandi imanza ngo ni abantu b'abanyacyaro ngo bataratera imbere. Oya, wica imanza. Ntabwo twashyiriyeho guca imanza, ahubwo twashyiriyeho kugira ngo buri wese yubake undi. Imana ibahe umugisha cyane. Imana ibagiriye neza. Reka tubabwire ibiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Amen. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba. Gusenga everyday umurongo uhamye, kuri YouTube unyuraho ijambo ry'Imana. Senga usanesha